cyane ko banabimbwiye, barambwiye bati mwarimu rero dore intego yawe igezeho, dore wadusibije, ubwo rero natwe tugomba kugira iki, tugomba kuguhana. Aha ngaha naho urabona ko habyimbye, ku musaya naho barahakubise ndetse no mu bitugu no mu bituza. Nyine bavugaga ko bari kunsezera ngo bari no kumpemba ntumbaze igihembo rero. Wa Future TV Rwanda online, aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, Afurika, Amerika ndetse n'Uburayi. Uyu munsi tubafitiye inkuru itangaje kandi iteye n'agahinda. Turi kumwe n'umutumirwa hano kuri kamera za Future TV Rwanda. Reka nagira ngo atangire atwibwira. Nitwa Manirafasha Nakreti, ndi umwarimu ku kigo cyitwa GS Nyendo giherereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwempasha, akagari ka Gasinga, umudugudu wa Nyendo. Tugusanze hano kuri RIB, waba wahageze gute? Twabonye wakomeretse ku kaboko uko bigaragara, n'akaboko kabyimbye. Waba wageze hano gute? Nageze hano nyine mu rwego rwo kuza gutanga ikirego, kuko ejo nakorewe urugomo n'abanyeshuri bigisha, banziza ko ngo ntabimuye, nk'uko deliberation yari yabivuze ko tugomba hari amanota tugomba gufatiraho, hanyuma bamwe bagasibira abandi bakimuka. Ubwo rero mu gutaha ngeze ku marembo y'ikigo, hanyuma abahungu bari bafite inkoni baramfata barankubita. Ubwo nta kindi nakoze, nahise ntabwo ubutabazi bw'ibanze njya ku bitaro bya Nyagatare muri kiliniki hari hafi yaho, ahantu bita muri Rafa. Abo banyeshuri baba biga mu kangahe se, waba ubazi? Abanyeshuri ndabazi, umwe yiga mu wa mbere ndetse nari nanamubereye karasitisha, ni umuyobozi w'ishuri ryabo, hanyuma undi nawe yiga mu wa kabiri, niho bigaga. Gutsindwa gusa nicyo cyatumye bagufata bakagukubita? Cyane ko banabimbwiye, barambwiye bati mwarimu rero dore intego yawe igezeho, dore wadusibije, ubwo rero natwe tugomba kugira iki, tugomba kuguhana. Inzego z'ibanze hari ikintu zaba zarabikozeho? Inzego z'ibanze ntacyo zabikozeho, ariko ubuyobozi bw'ikigo bwagerageje kuntabara, bumpa tike injyana ku bitaro ndetse bagerageza no kuntegera. Hanyuma ikindi, discipline committee nayo igerageza kumfasha gutanga ikirego igaragaza amakosa y'abana bakoraga umunsi ku munsi, nk'uko n'ubundi bigaragazwa mu nyandiko najyanye kuri RIB maze gutanga ikirego. Ese abo bana nta biyobyabwenge basanzwe bafata? Bari basanzwe baziho imyitwarire mibi? Bimeze gute? Imyitwarire mibi bayisanzweho, nk'uko n'ubundi mbabwiye ko bigaragazwa n'inyandiko y'akanama gashinzwe discipline mu kigo, ndetse amakuru atangwa n'abanyeshuri bagenzi babo bavugaga ko bashobora kuba bajyaga banywa ku gatabi. Ni nayo makuru najyaga numva, ariko binca mu matwi ntabizi neza, ariko nibyo nkeka. Muri uyu mwuga wanyu w'uburezi, imbogamizi zirimo nko kuba aba banyeshuri bakora ibintu nk'ibi, murumva byakemuka bite? Byagenda gute kugira ngo bikemuke? Cyangwa se inama cyangwa inyunganizi watanga kugira ngo ibyo bintu bibe byakemuka ni nk'iyi? Imbogamizi duhura nayo rero ya mbere ni uko guhana umwana haracyarimo imbogamizi nyinshi, kuko guhana umwana araza igihe ashakiye, ntiwamuhana, ntiwamuha weekend. Niyo umuhaye weekend ushobora kujya kubona ukabona ubuyobozi bundi bwo bwite mu nzego za leta bakubajije icyo azira, bisaba inyandiko nyinshi, mbese ni ibintu bya bureaucracy. Ndetse abana ntabwo mbese mbona nanone harimo n'ikintu kijyanye n'imicungire y'abanyeshuri, kuko nkatwe twigisha muri ibi bigo bya day school, nta ba animateri tugira, nta ba prefet de discipline tugira, nibura ngo bakurikirane discipline umunsi ku munsi y'aba bana. Twebwe rero bikatugora kubera ko tubivanga n'amasomo tuba dutanga, nk'uko n'ubundi n'ibaruwa y'akarere ibibisa baba baraduhaye akazi byanditseho n'icyo umuntu agomba gukora. Icyo usaba ubuyobozi cyangwa se abashinzwe umutekano ku cyo bakorera aba bana ni nk'ikihe?
n'icyifuzo wowe wumva watanga kuri ibi? icyifuzo cya mbere burya haguma ubuzima, kandi n'ubundi urabona niba nakubiswe nagize igisebo sinzi icyo nakoze, ariko icyifuzo cya mbere ngiye nsaba ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano ni uko abo bana bafatwa hanyuma bagahanwa kugira ngo bibere n'abandi urugero. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko ababyeyi babo bagomba kumvuza kuko ndi kuhatakariza amafaranga menshi ndetse n'umwanya. Cyo nagira inama bagenzi banjye cyane abarezi ni ugukomera tugashikama ku mwuga wacu, kuko n'ubundi muri quality of a teacher hagomba kubamo resilience, akihangana, hagomba kuba flexible n'ubundi nk'ibisanzwe, hanyuma tugakomera ku mwuga wacu, kuko urabona nk'uko byambayeho mu by'ukuri ntari umuntu uri professional kujya imbere y'abanyeshuri, nshobora no kuba nabapfunyikira n'urugero, ariko icyo ugomba guharanira ni uko tugomba gukomeza inshingano twahawe na leta, ndetse nk'uko n'ubundi ari nawo mwuga wacu, tugakomeza tugakora uko tugomba gukora nk'uko tubihabwa n'itegeko. Abayobozi bacu rero nabo icyo nabagiramo inama ni ugukomeza bagafatanya natwe mu bijyanye n'imicungire y'abanyeshuri, ndetse no gushyira ingufu mu bijyanye na disipurine yabo, kandi bagakomeza gufatanya n'inzego za leta ndetse n'iz'umutekano, bagerageza gushakaho ahava ibindi byaha bindi nk'ibi ngibi. Tugusanze kuri RIB, ese baba bakwakiriye neza nta kibazo, byagenze bite? Ntago nabarenganya pe, bakoze igishoboka kandi bakomezaga kunyihanganisha ko nasanze abandi bantu benshi bababaye, ntago nenda bahitaho, kandi ndetse n'ejo mbere y'uko tujya ku bitaro twabanje kuza turanabibamenyesha, ndetse baranatwakira, bamfotora, bankorera ibishoboka byose, bambwira ko mu gitondo ngomba kugaruka, bansabye ibindi byangombwa nagombaga kuzana kugira ngo babone uko bankorera dosiye neza, ikirego cyanjye bacyakire, kandi bagiye no kucyakira, nibyo ugiye guhita ukurikiraho. Urakoze cyane. Yego, namwe murakoze.